Imana yambwiye ngo bamenyeshe yuko uyu munsi Imana ifite uburakari kuri bo, yuko Imana ishaka yuko uyu munsi bongera gusubira ku murongo bahozeho, kuko umwanzi yabagabyeho igitero uyu munsi wa none bakaba bageze ku murongo utari mwiza. Nuko Imana yambwiye ngo rero batangarize yuko itorero Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo byose bakora irabireba kandi ije kubakoza isoni. Leta tetire de sako tamire de resire antamesa akaya kastika meta pisoro kotangasika me azarati me pe atapiro zoro kotasirika na ayazarti me atapiro kotasariatika. Imana ije kugaragaza abakozi b'Imana uyu munsi biyoberanya bakiyoberanya bakora ibyaha ariko mu nzu y'Imana bakagaragaza yuko ari abakristo. Ejo nateraniye ahantu ambwira ngo uyu munsi wa none nta torero ryari ryakajya ku murongo wo ku rufatiro wo ku murongo wa ADPR. None ADPR rero koko umwanzi yayirwanije kugira ngo ayimaremo imbaraga n'ubushobozi bwose bwari buhari, noneho imere nk'abandi. Samusoni yaravuze ngo umponza ukangira gutya na gutya namera nk'abandi. Ni ukuvuga ngo nabo babashiye kwerekana aho imbaraga zabo ziri, umwanzi arabinjirira arabasahura. Uyu munsi rero itoro rya ADPR umwanzi yararisahuye, ryarigize nk'andi madini. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitari kinini, mu gihe gito cyane, abantu bose ni ukuvuga umutinganyi yarinjiye, umwuka wera arahagarara, ubusambanyi burinjiye, ubusinzi burinjiye. Itorero ry'umwuka urumva ritarangiye, itorero ry'umwuka riharangiye. Kandi Imana irambwira ngo nubwo bavuga ngo umushumba umukuru w'itorero, ntago umukuru w'itorero ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni itorero muri rusange. Ni itorero rirwaye. Jewe ndamutse ndi muzima nkababwira ngo mukore bino nimubikore, namwe mushobora kunyereka ko ibyo ndimo bitari byo, ahubwo namwe mukanshyira ku murongo wanyu mukambwira ati wowe dukore gutya, ibi nibyo byiza. Ntago ikibazo ari umukuru w'itorero. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo irabirambiwe ndetse nta nubwo inabishaka. Irambwira ngo ngende mbwire abahanuzi bari kuvuga ngo uyu munsi birakomeye, ngo nta gihe bitazabaho bikomeye kandi nta na biracitse inahari, kuko nta n'uwo bigeze bafata umunwa ngo bamubuze kuvuga, bamubuze guhanura, bamubuze gutanga message Imana yatanze. Imana irambwira ngo mbwire abo bahanuzi rero, ubwo banze kuvuga bagiye kuzahaguruka bajya kuvuga ari uko bashyizweho umunyafu n'Imana. Bazavuga kubera ko bashyizweho umunyafu n'Imana, kubera ko banze kuvuga bakavuga ngo ibihe ntago ari byiza. Ese hari igihe cyo kuvugira Imana n'igihe cyo guceceka? Ubusambanyi bureze mu baririmbyi ndetse buranakomeye cyane. None kigiye kuzakurikiraho umuririmbyi uzajya uterwa inda, ntago bazajya bamutenga nk'uko byahoze. Ahubwo icyo bazajya bakora, bazajya bafata wa musore wamaze kumutera inda bamubwire ngo nimugende mujye hariya mwitegure muzaze tubashyingire. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Twebwe tuba muri ADPR, twe twabaye muri ADPR ngo tubiganiraho, no guhagarara hariya ku isoko akagusuhuza, wageraga mu iteraniro ukabona bagufashe bagukiza ku ruhande bakubwira ati wapi ntago kuramukanya mu isoko byemewe, ukabugiye ku ruhande kuramukanya byonyine gusa. Ariko noneho uyu munsi wa none umuntu uzajya uterwa inda ntazajya bamutenga nk'uko byahoze, ubwo uri umunyabwoba. Nta muntu mu gihugu cy'u Rwanda bigeze babwira ngo ntuzongere kuvuga Imana, ahubwo icyo bashaka nuko abantu bakizwa, bakamenya ubutumwa bwiza, bakamenya ijambo ry'Imana, abantu bakihana. Iyo abantu bihanye bakihana barabajura, bakihana barabasambanyi, bakihana barabagizi ba nabi, ntago abakozi b'Imana tuba dutanze umusaruro mu gihugu. Umuntu akavuga ati nge nari umujura, akavuga ati nge nari umwicanyi, narabiretse, numvise ubutumwa bwiza, numvise ijambo ry'Imana rirancengera mu mutima, umwuka w'Imana arambwira ngo nindeke gukora bino, ndangije mfata umwanzuro ndabireka. Icyo gihe tuba dutanze ubutumwa bwiza ndetse umusaruro ku murimo w'Imana ububonetse, ndetse no mu gihugu umusaruro ububonetse. Koko abashinzwe umutekano nta uyu munsi hari imigambi mibi Satani yabanze kubategura, ndetse abagabamo n'abadayimoni benshi. Abadayimoni yabagabye mu bakozi b'Imana, ibagaba mu bakristo, ibagaba mu baririmbyi. Ibyo bitero bimeze gute rero?
igitero gikomeye ni igitero cy'abadayimoni, cy'umudayimoni witwa Kanyota. Umudayimoni witwa Kanyota yinjiye mu itorero. Umudayimoni witwa Kanyota yinjira mu bwoko bw'Imana, yinjira mu baririmbyi, yinjira mu bakristo, yinjira mu bakozi b'Imana. Dutangiriye mu baririmbyi, uyu munsi wa none umukozi w'Imana, umuririmbyi bujyana n'umukozi w'Imana araririmba agasoza atambika ikirenge avuga ko afite inyota. Ntabikorera ku mugaragaro, arabikora yihishe, akagenda agapfundura inzoga, akanywa, akagotomera, yarangiza agakora ibyo akora, yakwiborosa, yakora ibiki simbizi, yarangiza agafata inzira akagenda. Imana irambwira ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibira ko muhanye namwe, ariko umunsi umwe abantu b'Imana, abakozi b'Imana ba ADEPR ko uyu munsi bagiye kumera nk'abantu b'i Vatikani. Icyo ndakivuga, bagiye kumera nk'abantu b'i Vatikani. Ni ukuvuga ngo bo baranywa bagakora byose, nta mupaka bagira, kubera ko niko itorero ryabo, idini ryabo ryubatse. Ntago idini ryabo ryubatse ribabuza kunywa inzoga, ntago Bibiliya abasomi babuza kunywa inzoga, ibemera kunywa inzoga bakayinywa. N'abandi rero nabo bagiye kumera nkabo, bahuze n'ibikorwa byose, basigare bari ku murongo umwe. Mwuka Wera bamaze kumufungirana, Mwuka Wera bamaze kumuhagarika. Uyu munsi wa none rero icyo Imana ishaka yuko abantu bari mu itorero rya Pentecote bagomba gukora uyu munsi wa none Haleluya. Sinzi yacu n'umusaraba, ibendera ryacu twebwe abakijijwe, twemeye isoni zawo, niwe gusa gutuneshereza. Nishimwe twemeye isoni z'uwo musaraba. Reka nizere ko mumeze neza kandi muri amahoro aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho n'abanyu bose. Nizeye ko mumeze neza rero. Birashoboka ko waba udukurikiye ufite ikibazo, birashoboka ko waba udukurikiye ufite intambara zitandukanye, ibigeragezo bitandukanye. Nabwira ngo humura, haracyariho Imana itabara, haracyariho Imana irengera. Biravuga ngo ahari kurira kwararira umuntu, ariko bwacya mu gitondo impundo zikavuga. Humura rero mu bibazo ufite, mu ntambara ufite, Imana iracyakora, Imana iracyashoboye, kandi mu byishoboye ni ibyawe birimo, ibyawe byose Imana bishoboye. Byereka Uwiteka ubimukore uko yaje kwikorera imitwaro yacu yose. Wowe wishimye nawe turavuye ngo komera, kandi muri ibyo byishimo, muri uwo munezero ufite, ntibibe impamvu yo gutera Imana umugongo, ahubwo bibe impamvu yo gukomeza gushima Imana, uvuga ngo Mana aho ugejeje mbaye ngushimiye, kuko urugendo rwacyakomeje kugira ngo Imana ikomeze ikwagure mu byo ukora byose. Nepa muvugana kuri mikro, uyu ni Umusaraba TV wahageze. Kora subscribe nimba utarakora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi. Turi kumwe n'umukozi w'Imana, muramuzi, ntago ari ubwa mbere mumubonye. Twamugare kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, twongere twumve icy'Umwuka abwira amatorero muri iyi minsi. Ariko kandi mbere yuko ntangira ikiganiro, reka ntambutse kano kantu. Birashoboka yuko mu nkuru tumaze iminsi tunyuzaho, hari abantu bagiye bavuga ati ko mutangiye kugera muvuga ibindi bintu kandi mwagenda ku ijambo ry'Imana. Ntabwo ari byo, birabye ngombwa byo twagira ngo dusobanure, kandi iyo page ndakeka twarayirangije. Dukomeje muri gahunda y'ijambo ry'Imana. Biravuga ngo abazi Imana bo bazakomera, bamara gukomera bazakora iby'ubutwari. Aho waba wacumujwe n'ibintu runaka wese, tumusabye imbabazi imbere ya kamera, twikomereze twamaze Yesu. Katwakira umukozi w'Imana, Pasteur. Uraho neza? Muraho. Umeze neza? Turashima Imana. Twishimiye kongera kubana nawe, harashize iminsi tutabonana, ariko twishimiye kongera kubana nawe. Ndahari, Imana yangaruye. Imana irakurinze. Wari umaze iminsi usheshetse?
nari maze iminsi ncecetse umuntu aba yihugiyeho ari muri byinshi ibyo umuntu ashaka si byo abasha kugeraho kuko tuba dufite byinshi turwana nabyo yego kandi tuba tutihamagariye tubona biza buri munsi kuvuga ngo mu buzima tubayemo mu ntambara zitandukanye mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri haba hari byinshi tugomba gukemura yego Imana ishimwe ko byose niba byo mwakemuraga byose byaragenze neza byarabaye amahoro nabyo nishimwe tugomba gushimira Imana yego oya byabaye byiza twagize na Pasika nziza twabonye Imana yabanye natwe umunsi wa mwiza Imana itanga n'umugisha imvura iragwa buriya imvura ni ikimenyetso cy'umugisha yego imvura ni umugisha kuko iyo imvura iguye ubuzima burushaho kuba bwiza ko nta buzima butagira amazi bubaho buriya rero ko abanyarwanda bamenyereye yuko kuri Pasika imvura igwa yego imvura iguye akaba ari nkeya bagira ikibazo iyo iguye ari nyinshi baravuga ati umunsi wabaye mwiza dore n'ikimenyetso Imana yishimiye dore imvura yaguye yego umunsi wagenze neza rero Imana yacyaturinze none uyu munsi twagarutse hano kandi turashima Imana ko ikomeje kuturinda no kubana natwe muri byose kandi ndishimye ko nanjye munyakiriye mukaba mumpaye ikaze twari tumaze iminsi tutabonana mwamvugishije tuvuganaho gato numva mbaza ku cyerekeranye n'ubwira ko ufite ubuhamya rwose ambwiye ko ufite ubuhamya ufite imirimo Imana yagukoreye hari umuntu ngo abyumvishe ubuzima urabona umuntu akimara kugeza nko mu myaka nk'irindwi kugeza imyaka mfite nk'ubu umuntu aba afite ubuhamya bwinshi butandukanye ari mu buhamya mu byerekeranye n'idini mu buzima busanzwe buba butandukanye ni ubuhe buhamya mwifuza ko cyangwa se mushaka ko njyewe umuntu wambwiye ntabwo twaganira ibintu byinshi icyo nzi ko yambwiye ati uriya muntu afite ubuhamya kandi bwafasha abantu babwumva bwabakomeza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi avuga uko byagenda kose nzabimusaba nabinyemera azambwira ubuhamya afite ubundi tubuganire abutangariza abantu bose muri urwo rwego cyagenda guhamagara nkubwira nti nta buhamya ufite nta kimana irambwira ati ninyemera kugaruka kuri kamera nzaza uwo muntu yagombye kuba yakondosheyeho gato nzamubaza ndamuzi kuko ariko nawe kandi turi kumwe sinamenya ngo ni ubuhamya buhiye nahera he kuko buriya abakozi b'Imana tugira ubuhamya bwinshi jya wumva benshi bavuga aho hantu Imana yabavanye mu buryo bw'ubukene se mu buryo bw'uburwayi se mu ubuzima tubayemo ariko mu byo yambwiraga yavugaga ku buhamya busa nk'ubufatiye no ku bintu by'uburwayi hari sinzi ukuntu bimeze ni uburwayi bimeze gutyo ukuntu wacitse urupfu ukuntu ngo agira ucika impfu zabazwe ari ubwo buryo yambwiragamo oya uyintego umutego uyintego umutego oya ntabwo ari umutego uyintego umutego kuko ntabwo namenya icyo nakubwira ubu tuvugana ku byerekeranye n'ubuhamya kuko ngiye ntanga ubuhamya ari mwuka wera anyoboye kandi ubu ngubu hashize imyaka irenga 5 ntatanga ubuhamya ko natanze ubuhamya mu buryo buhagije kandi koko nibyo byari bikwiye ari byo Kristo yagiye akora hari impanuka z'imodoka hari byinshi byagiye bibaho Imana byose irabidukiza no kuvuga rero mu buzima bwacu tubayemo ntago twabura ubuhamya n'ibishoboka ko nta muntu utagira ubuhamya ntacyo nimba mwuka nakuyora uzabitubwira mwuka wera nzi ko ajya twumva kandi amenya ibidukwira n'ibyadufasha ngewe mwuka wera gusange nakwemereza uyintego umutego wowe ndagushyira muri ka ya mwarimu ubu tuvugana ibintu mbaza urabizi ubwo ntucumuriye kuri kamera wowe mbaza ngusubize nimba nshobora kugusubiza cyangwa se ntashobora kugusubiza kubera ko ibyo mbaza urabizi ubwo urimo urantega kugira ngo mbivuge wowe rero mbwira kuko ngewe ntange umwuka unyoboye ni umwuka w'Imana umwuka kubwiye kuguhaho gatoya ndaguhaho gato nimba bidashoboka umwuka kubwiye yuko hari uburyo mbizimo mbwira yakubwiye mu gihe cyane njye nuko yambwiye ko ari imfungo warokotse nimba ari iz'amasasu sinzi kujya bimbwiragamo reka nkubwire rero wowe unyura ku ruhande ngo mbitomore ku mugani w'umurundi mbiguhe neza ariko ntago ndaza kubiguha nta nubwo nzigera mbiguha umwuka nabikubwira uzabivuga niyo mpamvu nashobora kubikubwira kuko ngewe nubwo uteme no kunoshaho gato ngo umbwire ibyo mwaganiriye ndabizi ntabwo yabimbwiye ariko si bibi sinanamuzi ariko nta bibi sinanamuzi ntabwo nyine no kumumenya ariko ikibazo kirimo gishobora gutuma natanga ubwo buhamya ni ubuhamya bwerekeranye n'akazi
aha genda kubwira ibyo nzi ngiye nk'uko w'Imana ari muri njye urumva ni ubuhamya bwerekeranye n'akazi. Ako kazi rero sinkavuga ntago wikihore ntukavuge nanjye simbishaka kuvuga. Ahubwo icyo nshaka kugira ngo nkubwire akazi karakozwe kandi kagomba gukorwa kandi kagenze neza kandi kari gafite inyungu kuri benshi, kuri wowe n'igihugu cyacu n'abandi benshi. Yego. Ubwo rero nimba harimo abagakoze bose barahembwe deja, nta n'umwe bambuye pe, buri wese yarakoze kandi arahembwa, kandi umuntu yahembererwaga ibyo yakoze. Buriya rero abantu iyo bari mu rugamba, kambyite nk'urugamba, burya hari imirimo ikorwa ariko ikabigoranye, Satani akaba yayigutegeramo, ubwo arabo Satani yayitegeyemo nyine barigendera, ibyo birarangira. Ariko nk'umuntu nkanjye Imana yafite umugambi, ubivamo amahoro, sinacyari muzima. Ako kazi rero sinshobora kugatangariza kwiyica no kwiyikamera y'isi, ntabwo ibyo bishoboka, kuko ni akazi kari ngombwa kandi kakozwe, kandi n'uyu munsi deja karacyakorwa. N'uyu munsi karacyakorwa, yenda kahindurirwa isura y'imikorere, ariko na n'uyu munsi karakorwa. Nawe uragakora kandi? Ntabwo nyigakora. Ntabwo nyigakora. Akazi umuntu aragakora akagasoza kagafata abandi, kuko ntabwo akazi ubuzima bw'umuntu. Yego, ariko reka tubyene dushaka kuzashimaho gatoya bitewe n'ibyafasha abantu. Oya, nta byafasha abantu birimo. Nimba nta birimo tutujya, ariko nta ako kazi ko nakumvisheho. Nanjye n'umwuka akambishuye. Oya, uwo muntu ashaka ko atanabizi ahubwo, kuko uwo muntu njya bimbwira sibangambwe ko ari ubuhamya watambukije muri gusengana mu cyumba. Yumva bufasha abantu, avuga ati uzamubwira ngo ku buhamya turiya muntu agiye arukuka impfu nyinshi zitandukanye. Nubwo burya nabimbwiyemo. Ubwo uzamusobanuze neza. Ahubwo ariko nimba ari uwo murongo w'akazi. Oya, ntabwo ari uw'akazi, kuko akazi ntabwo ntacyo bitubwira. Oya, si ngombwa. Akazi karakoze kandi kagenze neza, ntabwo dushaka kumenya ko ariko tuzi ko twakozwe neza. Kakozwe neza, aho nta kibazo. Ibyo nta nicyo bitureba kandi nta nicyo byafasha abantu. Ntacyo byafasha abantu, ibyo byafasha abantu. Yego, reka twintangiye ikiganiro cyacu. Imvura ntabwo yakubangamira? Ntabwo irakaba nyinshi, kireka bihindutse sirahitara. Tuwe dukomeje, twaba dukomeje. Tuwe dukomeje, niba umva ibaye nyinshi turahindura location. Mbona mu mashusho ari nyinshi, ntabwo uri kwica. Tuwe dukazitinze duhindure. Reka tuwe turihagaritse. Yego, twikomereze nubwo imvura yari tuvangiyeho gatoya. Abane ubwo mu buhamya ufite, ubwo uzabona ari ngombwa n'umwuka kwemesha, bikwemeje ko biravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Uzabibika mwuka natubwira ati naho ati stop, ceceke. Kumvira umwuka nibyo bya mbere, nibyo byangombwa, sibyo? Bagenemera ko ikintu cyose wakora utayowe n'umwuka ugamije kwemeza abantu gusa nta gaciro kigira. Cyakuvuga twize gutura n'umuntu akayavuga ngo Imana yankora ibingi ntabyo yakoze kugira ngo yemeze abantu ko ari usenga cyane, ko nk'abantu nabyo nta kamaro bifite. Yego, twari turi kuguha ikaze mu kiganiro cyacu, bura nuko twamanzaga kuriya. Uyu munsi nanone tubwiye ko none Imana yakwemereye kuza bitewe n'ubutumwa Imana yaguhaye. Ntabwo hamagaye ubushize ndakubwira ibyo bintu by'ubuhamya, rero niko ushaka ko dukorana ikiganiro. Reka nta makuru, nta message Imana irama. Ariko kandi mu kiganiro twakoranye ubushize wari uri gutambutsa message, abantu benshi bakavuga ati rwose amen, amen, uyu muntu ari umwuka w'Imana. Benshi ndakeka n'abaguhamagaye ndasimbizi baramamagaye. Ati muntu none bamwe bakavuga baramamagaye. Bugi kiba gishimishije iyo message bayumvise, buri ikintu cyashimishije muri byose nuko habonetsemo abantu bihana. Niyo ntego yacu dufite. Kavuga ati rwose narumvise ntazavaho ngenda mu bibazo ugasanga ndarimbutse, nari sengeraga hanaha, ariko Imana irampata kugira ngo nongere nihane bundi bushye ko nasayishije naguye, none mukozi w'Imana asengera. Ubwo butumwa bwabaye bwiza. Yego, bati uriya muntu ni na mukuru, niko bajyaga bavuganye. Ndavuga abantu bagiye babimbwiye ko nabanditse muri comment ati bamuvanye. Oya, bati ntago yakwemera kujya kuri kamera aje kubeshyera Imana uriya. Wavunwa n'iki se? Niko ayo makuru niyo bambwiye. Imana ishimwe, icyo dushima Imana uko imbuto wabibye, ubutumwa watanze bwagize akamaro. Kandi icyo twifuza nuko abantu bumva ubutumwa ariko kandi bakihana. Bumvisha ubutumwa ntibihane ntacyo byabimaze. Turadushaka rero impamvu tugira ngo ubutumwa Imana itanze, message Imana itanze ishorerwe
n'umwuka wera. Ari naho tugiye gutangira mbere kutambutsa ubwo butumwa, turagusaba kugira ngo umanze usenga Imana. Numara gusenga Imana nkunda kuvuga ngo ukunguka kuyibura twigendera uko nguko. Uvuga iki? Kuko Imana cyatanze message ntago mashaka kuyivugiramo. Uko ushaka kuvuga ugasanga uvanye ugiye kuvuga ibyo Imana itagutumye, usanga uvuye mu mavuta utesha cyane nawe nkunda gucomokoye. Hari ibintu bajya bavuga ngo gutuka umwuka wera hano bakabyumva ukundi kuntu no kuvuga ikintu uvuga ngo umwuka. Cyera bajya batwigisha bavuga ati umuhanuzi igihe ari guhanura ntiwemeye kuvuga, niko bajya batubwira, ntiwemeye kubumbura amaso nuko nakuzatubwira. Urabona abarokore bakunda kuba cyane cyane umuhanuzi agiye uhanuzi buza abantu yo gusenga. Umuntu yaba ari gusenga nkuko Imana amatsa abantu barahanuye, umuntu arahanuye. Ati rero nimba hanuye muri gusenga mwese, baratubwira ati niwibeshye ukareba uri kureba mbone y'ijisho ry'Imana. Tugakora tubitinya gutyo, kandi byaradukujije, byatumye dukora dutinya Imana, twubaha Imana. Naho kugeza n'uyu munsi bitewe n'iko itorero ryagiye ritura, itorero twagiye twakoremo nuko ryatureze kandi ryubahwe. Nanone ntabwo nabivuga. Reka tugusabe no usenga Imana. Nyuma yo gusenga Imana tubwiye ati ese message Imana yatumye imeze gute, imeze gutya, yambwiye kunyitambutsa gutya. Ni karibu. Reka kuba Imana dusenge. Mwami Imana turagushimye muri kano kanya, tugushimiye ko watwemereye ko tuboneka ahantu ku Musaraba TV. Ndagushimye kuko uyu munsi wari umunsi wateganije kugira ngo nongere kugaruka kuri no kamera. Tuguhaye ikaze na karibu umwuka wera, ngwino ubane natwe, utangirane natwe, usozanye natwe. Ntiyabaye ngiye ugaragara, ahubwo Kristo ugaragariye muri ngiye kugira ngo message wampaye ifashe imitima yari kumwe natwe n'abaza kutwumva n'abazadukurikira bose, kandi ijambo baza kumva, message baza kumva ihindura imitima yabo kugira ngo barusheho kuvaho bari batera intambwe bagana aho uri, kugira ngo bave mu bizira ahubwo baze mu ijambo ryawe kandi bayoborwe na mwuka wera, kandi bacishwe bugufi n'ijambo kugira ngo icyubahiro kibe cyawe. Urakoze rero, ngwino utangirane natwe, usozanye natwe, icyubahiro kibe cyawe iteka ryose mu izina rya Yesu, amen. Amen. Shimye Imana muri kano kanya ko nongeye kugaruka ku Musaraba TV. Imana yambwiye yuko ngomba gutanga message ku itorero rya ADEPR mu Rwanda, kuko hari ibintu byinshi bitameze neza uyu munsi, kandi itorero ryatangiye neza ariko ririmo biragenda mu buryo butameze neza. Imana yambwiye ngo bamenyeshe yuko uyu munsi Imana ifite uburakari kuri bo, yuko Imana ishaka yuko uyu munsi bongera gusubira ku murongo bahozeho, kuko umwanzi yabagabyeho igitero uyu munsi wa none bakaba bageze ku murongo utari mwiza. Nuko Imana yambwiye ngo rero mbatangarize yuko itorero rya ADEPR uyu munsi rifite abakristo badahagaze mu ijambo, ndetse betse n'abakristo n'abayobozi ntago bahagaze mu ijambo, kubera yuko umwanzi yamaze kuba bibamo imbuto, kandi imbuto yamaze kuba bibamo zamaze gukura. Imana yambwiye ngo nyuma yuko bakiriye ubutinganyi, nyuma yuko bahagaritse mwuka wera, uyu munsi hari imigambi mibi Satani yabanze kubategura, ndetse abagabamo n'abadayimoni benshi. Abadayimoni yabagabye mu bakozi b'Imana, ibagaba mu bakristo, ibagaba mu baririmbyi. Ibyo bitero bimeze gute rero? Igitero gikomeye ni igitero cy'abadayimoni, cy'umudayimoni witwa Kanyota. Umudayimoni witwa Kanyota yinjiye mu itorero. Umudayimoni witwa Kanyota yinjira mu bwoko bw'Imana, yinjira mu baririmbyi, yinjira mu bakristo, yinjira mu bakozi b'Imana. Dutangiriye mu baririmbyi, uyu munsi wa none umukozi w'Imana, umuririmbyi bujyana n'umukozi w'Imana, araririmba agasoza atambika ikirenge avuga ko afite inyota. Ntabikorera ku mugaragaro, arabikora yihishe, akagenda agapfundura inzoga, akanywa, akagotomera, yarangiza agakora ibyo akora, yakwiborosa, yakora ibikisimbizi, yarangiza agafata inzira akagenda. Imana irambwira ngo ibyo murabikora nk'abihorera mukibira ko muhanye namwe, ariko umunsi umwe Imana ngo izabizana ibishyire ku mugaragaro. Ikibazo kirimo rero ni ikibazo gikomeye, nuko uyu munsi wa none bahagaritse mwuka wera, uyu munsi bakaba biyobora.
ni ukuvuga ngo nimba itorero ryaratangiye ari itorero ry'umwuka wera, uyu munsi rikaba ari itorero rikorera mu mubiri, mwuka wera ntiyemewe. Ni ukuvuga rero ngo uyu munsi mwanzi yarinjiye, akimara kwinjira ntibashobora gusobanukirwa yuko yabinjiranye. Uyu munsi hariho ikibazo giteye gutya, ubusambanyi bureze mu baririmbyi ndetse buranakomeye cyane. Noneho kigiye kuzakurikiraho umuririmbyi uzajya uterwa inda, ntago bazajya bamutenga nk'uko byahoze. Ahubwo icyo bazajya bakora, bazajya bafata wa musore wamaze kumutera inda, bamubwire ngo nimugende mujye hariya mwitegure muzaze tubashyingire. Urumva ko ari ikibazo gikomeye cyane. Twebwe tuba muri ADPR, twe twabaye muri ADPR ngo tubiganiraho, no guhagarara hariya ku isoko akagusuhuza, wageraga mu iteraniro ukabona bagufashe bagukiza ari ku ruhande, bakubwira ati wapi ntago kuramukanya mu isoko byemewe, ukabugiye ku ruhande kuramukanya byonyine gusa. Ariko noneho uyu munsi wa none umuntu uzajya uterwa inda ntazajya bamutenga nk'uko byahoze, ahubwo bazajya bamubwira ngo genda ushake ibishoboka tugushyingire. Icyo ni kimwe. Imana irangije irambwira ngo ni itorero ryatangiye rigaragaza imbuto nziza, abantu bararikunda ndetse banarishyigikira ndetse riranaguka. Ariko uyu munsi ikigiye gukurikiraho ni uko abakozi b'Imana bagiye kugaragara bashinga ububari hirya no hino kandi bakomeza gukora umurimo w'Imana. Akaba afite akabari ariko akaba akora n'umurimo w'Imana kandi ntihagire umuntu umuhagarika kuri wa murimo akora. Abantu bakabivuga bikarangira gutyo. Bizagenda guterera. Ni ukuvuga ngo gukora uwo murimo w'Imana n'umuntu afite akabari muri ntago byemewe. Ariko uyu munsi byamaze gushyirwa mu bikorwa, ndetse nubwo bitarerwa ngo bigaragaje na kwijana, ariko uyu munsi umuntu ashobora kuba umukozi w'Imana ariko yitwa, ariko akaba afite n'akabari. Uyu munsi rero aho ngaho niho Satani agejeje itorero. Ni ukuvuga ngo abantu bazajya bashinga akabari babe n'abakozi b'Imana. None kigiye gutera ibyo ngibyo ni ikibazo cyo gushaka indamu, cyo gushaka ubutunzi. Wowe nuramuka mu Kristo ugiye kuvuga ngo kanaka yakoze ibi n'ibi namubonye akora ibi n'ibi, bazakubwira ngo reka tubanze turebe neza nimba koko ibyo bintu yarabikoze. Niba mara kubona wa mukristo, bakareba umukristo watanze report y'ibyo yabonye, bakareba nuwo ari kutangira ikirego, wowe mukristo bazakubwira ngo tegereza. Kubera mpamvu bazakubwira ngo tegereza rero, ntago bazamutenga ngo bamushyire ku ruhande nk'uko kera byakorwaga. Ahubwo ikibazo gihari, bo bazamufata bamubwire ngo mbese ibi nibi warabikoze, bamubwira ati Imana ikubabarire, agume mu itorero. Wowe wazamuye ayo makuru bakugendeho baguca intege. Kubera impamvu bazaguca intege rero nuko wa wundi uwakoze ibyaha binagaragara binafatika uyu munsi wa none atanga icya 10 n'amaturo n'andi maturo yose akenewe mu nzu y'Imana, ariko wowe ukaba udafite ubushobozi bwo gutanga ayo maturo ndetse no gukora imirimo isabwa n'itorero hagati mu itorero. Ubwo kwerekana yuko umuntu yakoze icyaha nta kintu bizaba bikimaze. Bizakomeza bikure, nibimara gukura usange n'abayobozi uyu munsi wa none inzoga n'utazicuruza arazifite mu nzu iwe. Hari amadini ntari buze kuvuga ageze muri 3 tugira mu gihugu cyacu atemera inzoga, ariko abakozi abitwa abakozi b'Imana ari bo twe. Iyo mvuze abakozi b'Imana nanjye ngomba kwishyiramo kugira ngo byumvikane neza. Noneho bo bakagira inzoga banywera mu nzu zabo mu cyumba cyawo, bakazigura bakaziterekamo aho ngaho, bakazinywa nta muntu ureba ninjoro. Ariko Imana yambwiye ngo ibyo ngibyo byose bakora irabireba kandi ije kubakoza isoni. Leta tetire de sako tamire de resire antamesa akaya kastika meta pisoro kotangasika me azarati me pe atapio zoro kotasirika na ayazarti me atapiro kotasariatika. Imana ije kugaragaza abakozi b'Imana uyu munsi biyoberanya, bakiyoberanya bakora ibyaha, ariko mu nzu y'Imana bakagaragaza yuko ari abakristo. Ejo nateraniye ahantu nubwo hahoze ari iwacu, ariko umwuka w'Imana yanjyanyeyo, hari ibyo yashaka kugira ngo anyereke. Ndagenda ndareba kuko nsanga mwuka wera ibyo yanyeretse. Ni ukuvuga ngo Satani yamaze gufata abaririmbyi arabinjirira, arangije yinjira no mu bakozi b'Imana. Icyo umukristo akoze umushumba arakireba akacyihorera, bitewe n'iki? Bitewe n'inyungu bamufiteho mu itorero.
ibyo rero ntabwo bizatuma umurimo w'Imana utera imbere ngo ubashe gusubira ku rufatiro wahozeho, kubera yuko uyu munsi ni ukureba ku butoni bakareba icyo umuntu yakoze ni iki, icyo yinjiza mu itorero ni iki. Nimba nta kintu winjiza biza kubibona neza mu gihe gitoya yuko ibyo nakubwiye ari ukuri. Uzase n'upima ubona umuntu witwa umukristo ariko ukurushije ubutunzi, umubone mu cyaha, ugende ubwire umushumba ngo nabonye kanaka mu cyaha, hanyuma uzambwira igisubizo yagushubije, cyangwa se uzabyohereze muri komantire uvuga ati njyewe naramubonye ndamutangaho ikibazo mbibwira umushumba yabigenje gutya. Nagusubiza ibiri byo we azaba akiri mu mwuka w'Imana, ariko ntibitinze ntibiteye kabiri nuramuka umureze bitewe nuko akurusha imbaraga z'umufuka, ntabwo ibirego uzaba watanze bizigera byakirwa. Imana irambwira ngo ibyo ngibyo irabirambiwe ndetse nta nubwo inabishaka. Irambwira ngo ngende mbwire abahanuzi bari kuvuga ngo uyu munsi birakomeye, ngo nta gihe bitazabaho bikomeye kandi nta na biracitse inahari, kuko nta n'uwo bigeze bafata umunwa ngo bamubuze kuvuga, bamubuze guhanura, bamubuze gutanga mesaje Imana yatanze. Imana irambwira ngo mbwire abo bahanuzi rero, ubwo banze kuvuga bagiye kuzahaguruka bajya kuvuga ari uko bashyizweho umunyafu n'Imana. Bazavuga kubera ko bashyizweho umunyafu n'Imana, kubera ko banze kuvuga bakavuga ngo ibihe ntago ari byiza. Ese hari igihe cyo kuvugira Imana n'igihe cyo guceceka? Nimba turi abakozi b'Imana tugomba gutambutsa ubutumwa bwiza bw'Imana, nta mpamvu yo kuvuga ngo igihe runaka kirageze duceceke bitewe nuko tubona bitari byiza. Imana irambwira ngo abanyabwoba ntago bazigera baragwa ubwami bw'Imana, kuko ari abanyabwoba. Nimba utinya kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana kubera yuko ubona ngo byagenze gutya, uri umunyabwoba. Nta muntu mu gihugu cy'u Rwanda bigeze babwira ngo ntuzongere kuvuga Imana, ahubwo icyo bashaka ni uko abantu bakizwa bakamenya ubutumwa bwiza, bakamenya ijambo ry'Imana, abantu bakihana. Iyo abantu bihanye bakihana bari abajura, bakihana bari abasambanyi, bakihana bari abagizi ba nabi, ntabwo abakozi b'Imana tuba dutanze umusaruro mu gihugu. Umuntu akavuga ati njye nari umujura, akavuga ati njye nari umwicanyi, narabiretse, numvise ubutumwa bwiza, numvise ijambo ry'Imana rirancengera mu mutima, umwuka w'Imana arambwira ngo nindeke gukora bino, ndangije mfata umwanzuro ndabireka. Icyo gihe tuba dutanze ubutumwa bwiza ndetse umusaruro ku murimo w'Imana ububonetse, ndetse no mu gihugu umusaruro ububonetse. Koko abashinzwe umutekano ntago bazaba bagihanganyira n'abajura ku manywa na nijoro, kuko bazaba bamaze kumva ijambo ry'Imana, bakareka kugira nabi, bakareka ubwicanyi, bakareka ubugome. Ariko Imana niramuka igutumye ugatinya kuvuga, babicanyi se, babasambanyi se, babandi bakora ibyaha se, bazabireka gute? Kandi twaretse kuvuga. Imana irambwira ngo abahanuzi bameze gutyo nimba badashoboye kuvuga rero bazavugishwa n'inkoni, kandi nimba batanavuze Imana ihagurukije abandi bahanuzi benshi bo guhanura ndetse no kuvuga, kubera yuko abakozi b'Imana ntago bigeze babura. Ahubwo ikibazo gihari uyu munsi wa none, ubutumwa dutanga buragira mu mitima y'ababwumva? Ubutumwa dutanga se burabasha kumvikana? Imana irambwira ngo uyu munsi wa none nta torero ryari ryakajya ku murongo, ku rufatiro wo ku murongo wa ADEPR. None ADEPR rero koko umwanzi yayirwanije kugira ngo ayimaremo imbaraga n'ubushobozi bwose bwari buhari, noneho imere nk'abandi. Samusoni yaravuze ngo umponzahonza ukangira gutya na gutya namera nk'abandi. Ni ukuvuga ngo nabo babashije kwerekana aho imbaraga zabo ziri, umwanzi arabinjirira arabasahura. Uyu munsi rero itorero rya ADEPR umwanzi yararisahuye, ryarigize nk'andi madini. Ni ukuvuga ngo mu gihe kitari kinini, mu gihe gito cyane, abantu bose bazahabwa liberty. Usanga umuntu wese arakora icyo ashaka, nta muntu bazabuza kwambara ibyo ashaka, nta n'umuntu bazabuza gupfumura amatwi, nta n'umuntu bazabuza icyo ari cyo cyose. Ahubwo ikintu bazasigara bacunga umuntu wanyweye ibisindisha akadandabirana mu muhanda. Uwo nguwo niwe bazajya batenga wenyine. Ariko wanyweye icupa kanaka akamubona ko yari nyweye akagenda akabivuga, bitewe n'uko azaba murusha titire, ntacyo bizatanga, bazamwihorera.
ni ukuvuga rero ngo uyu munsi wa none itorero ryari itorero ry'umwuka, satani arigeze ahakomeye cyane, arigeze ahakomeye, arigeze kure. Ni ukuvuga umutinganyi yarinjiye, umwuka wera arahagarara, ubusambanyi burinjiye, ubusinzi burinjiye. Itorero ry'umwuka urumva ritarangiye, itorero ry'umwuka riharangiye. Kandi Imana irambwira ngo nubwo bavuga ngo umushumba, umukuru w'itorero, ntabwo umukuru w'itorero ari cyo kibazo, ahubwo ikibazo ni itorero muri rusange. Ni itorero rirwaye. Jewe ndamutse ndi muzima nkababwira ngo mukore bino nimubikore, namwe mushobora kunyereka ko ibyo ndimo bitari byo, ahubwo namwe mukanshyira ku murongo wanyu mukambwira ati wowe dukore gutya, ibi nibyo byiza. Ntabwo ikibazo ari umukuru w'itorero, ahubwo ikibazo nuko Satani yahagurukiye itorero, yinjira mu bayobozi, yinjira mu bakristo, yinjira mu baririmbyi, yinjira mu badiakoni, mu byiciro byose nta namwe Satani atigeze agera. Mwuka wera arazimye, ubutinganyi burinjiye, ubwicanyi burinjiye, ubusinzi burinjiye, ubugambanyi buhawe intebe. Abakozi b'Imana duhagazeho uyu munsi wa none, ese tuzahembwa gute? Ko Bibiri tubwira ko umuntu wese azahabwa ingororano z'ibyo yakoze, imirimo myiza ikaba idahari, kandi abari icyitegererezo uyu munsi bakaba banyweye ibisindisha, bakaba banyweye ibidandabiranye. None uyu munsi wa none ubutumwa bwiza buzatambuka gute? Imana irambwira ngo uyu munsi wa none mbwire abantu b'Imana, abakozi b'Imana ba ADEPR ko uyu munsi bagiye kumera nk'abantu b'i Vatikani. Icyo ndakivuga, bagiye kumera nk'abantu b'i Vatikani. Ni ukuvuga ngo bo baranywa bagakora byose, nta mupaka bagira, kubera ko niko itorero ryabo, idini ryabo ryubatse. Ntabwo idini ryabo ryubatse ribabuza kunywa inzoga, ntabwo Bibiliya abasomi babuza kunywa inzoga, ibemera kunywa inzoga bakayinywa. N'abandi rero nabo bagiye kumera nkabo, bihuze, bahuze n'ibikorwa byose, basigare bari ku murongo umwe. Mwuka wera bamaze kumufungirana, mwuka wera bamaze kumuhagarika. Uyu munsi wa none rero icyo Imana ishaka yuko abantu bari mu itorero rya Pentecote bagomba gukora uyu munsi wa none, ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umuntu wese agomba kuba maso, akareba ijambo ry'Imana akoresheje Bibiliya atunze. Nimba adashobora kuba yabasha kubona uburyo yagira icyo akora, yatanga umusanzu mu buryo bw'umwuka ngo itorero ryongere gusubira ku rufatiro, nafate Bibiliya asenge, aba ariyo agumamo, agende nk'uko abandi bose bagenda, yicare yumva, atega amatwi, atahe. Ariko mu gihe gikwiye Imana izatanga igisubizo. Kuko ntabwo umurimo w'Imana Imana izemera kusenyuka. Abakozi b'Imana ntago bawuze, kandi inzira z'Imana zisaga igihumbi. Ntago ukuboko kw'Imana kwaheze ngo inanirwe guhagarika ikibi mu gihugu, ahubwo nuko isaha y'Imana iba itaragera kugira ngo noneho ikure ibyo bisitaza byose mu buzima. Kandi Imana ibyo ngibyo iraza kubikora, kubera yuko Imana yambwiye yuko hari igikorwa iteganya kuzakora mu gihugu cy'u Rwanda ku byerekeranye n'amadini n'amatorero. Ku byerekeranye n'amadini n'amatorero, abakozi b'Imana uyu munsi wa none ntago bari gukora uko bikwiye, ahubwo bari kwirebaho. Abo ngabo nabo bafite uruhande rwabo. Hari abahanuzi b'abanyabwoba batinye gukorera Imana, hari abavuga butumwa nabo bagenda bagoretse batambitse ibirenge. Abo bose Imana iraza kubyikorera, kubera ko nta mwana w'umuntu uraza gufata umushumba pastor kanaka cyangwa afate revera runaka amubwira ati kora gutya bikunde, buretse mwuka w'Imana wenyine. Mwuka w'Imana niwe ushobora kongera gusubiza abantu ku murongo, bakongera gukora iby'Imana ishaka. Imana irambwira ngo rero mu gihe kitari kinini iraza gutanga igisubizo ku itorero rya ADEPR. Abantu bararivuga uko bashatse, ryabaye iciro ry'imigani, koko ryari itorero ryiza, niryo twavukiyemo, ariko uyu munsi wa none ryabaye itorero, ryabaye ikibazo kugira ngo ribe igisubizo ku bakristo. Reka twumve ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Dufashe turebe mu ijambo ry'Imana, turebe muri Luka 8, turebe muri Luka 8 umurongo wa 5. Nsomero ugeze ku murongo wa 8 n'uwundi 30 gusa. Yego, Luka 8 umurongo wa 5 kugeza ku 8. Hadusome mu izina rya Yesu. Umugani w'umubibyi 5 naho yaho ngaho. Umubibyi yasohoye imbuto
akibiba zimwe zigwa mu nzira barazikandagira, inyoni zo mu kirere zirazitoragura, izindi zigwa ku kara, zimaze kumera ziruma komeza nta kibazo, kuko zihabuza amazi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa amerana nazo araziniga. Izindi zigwa mu butaka bwiza ziramera, zera imbuto, imwe 100 indi 100, bityo bityo. Amaze kuvuga ibyo avuga ijwi rirenga ati, ufite amatwi yumva niyumve. Amen. amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Imana yambwiye ngo byabaye itorero ryiza ry'umwuka, barabiba, imbuto zirera, izitaguye ku rutare zirera, izaguye ku rutare nyine uko nazo nyine ziragwingira. Ariko uyu munsi wa none aho bigeze, uyu munsi za mbuto zeze, uyu munsi zabuze iki? Ntago zikibasha kongera kwera ngo zigende zizamuka. Ngo dusomye ijambo ritubwira ngo zera 30% gutyo zigenda zera. Uyu munsi imbuto zabibwe ntago zikibasha gukomeza kwera, ahubwo uyu munsi wa none za mbuto zose uyu munsi ziri kugwingira. Izaguye ku rutare nazo zaragwingiye nyine. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ryabibwe, uyu munsi ryabaye nk'amazi asutswe ku rutare, kubera ko ntirishobora gushora imizi kuko ridafite aho rishorera imizi. Ariko imbuto zaguye mu butaka zareze. Ni ukuvuga ngo imbuto zaguye mu butaka zikera, nyuma uyu munsi wa none zirimo zirahunguka zikaba imfabusa. Kandi ubundi imbuto iyo zihungutse ubundi zirongera zikamera, zikongera zikera, zikomeza zikera. Ni ukuvuga ngo itorero rero uyu munsi wa none imbuto babibye zamaze guhinduka ibihuhwe, zamaze kuba imfabusa. Ni ukuvuga ngo imbuto zabibwe uyu munsi wa none nta musaruro zigitanga. Ni ukuvuga ngo zabaye nka za zindi inyoni zariye, zabaye nka za zindi zo ku rutare, kandi ubundi imbuto zagombye guhora zera igihe cyose. Yesu yabonye igiti kitera, aragifata aragitema, kuko ntacyo cyari kimaze. Uyu munsi wa none natwe rero tumeze nka bya biti bitakera imbuto. Nubwo turi abantu, ariko imbuto zacu twagombye kubiba zikera mu Banyarwanda, ni imbuto zo kumenyesha abantu ijambo ry'Imana. Ariko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana turimo tubiba, turaribiba ku rutare, turaribiba ahantu hatari ubutaka bwiza, turaribiba ahantu hadashoboka ko zishobora gutanga umusaruro. Niyo mpamvu uyu munsi rero Imana yambwiye ngo mbwire Abanyarwanda yuko bagomba kuba maso, bagomba gukanguka bagakora, kubera ko Imana ije guhemba, kandi Imana ije no guhana, kubera ko abantu banze kumva. Babwiwe kenshi, bamwe barumva ariko abumva nibo bakeya. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rihora ari rimwe, ntabwo ijambo ry'Imana rihora rihinduka. Icyo Imana ishaka ku Banyarwanda ni uko uyu munsi wa none bava mu byaha. Icyaha cyahawe intebe, icyaha kirashyigikiwe, ubutunzi burashyigikiwe, aho kugira ngo bashyigikire ijambo ry'Imana. Reka dusenge Imana. Message irarangiye yatambutse. Message niyo ntago njya ndenza. Yego. Ariko mbere yuko usoza, nubwo imvura iguye, umuntu yakwibaza, utanzibukije ubutumwa ku itorero rya ADPR. Umuntu yakwibaza kubera iki message nyinshi ziri kuza ku itorero rya ADPR, Imana igutuma cyane kuri ADPR. Ese hari amasezerano yihariye Imana itanye na ADPR ndetse itari kubahiriza? Itorero iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Buriya ADPR yakiriye Yesu, ni itorero ry'umwuka ryemera mwuka wera, bemera kubyabo bwa kabiri, umuntu ababaye icyaremwe gishya muri Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo nimba ryari itorero ry'umwuka, kuko hejuru mu rusengero yanditse ngo umuriro wa Pentecote uhore waka ku gicaniro. Iryo ni isezerano. Ni ukuvuga ngo isezerano rirahari. Umuriro wa Pentecote warazimye, kandi bo bari babyiyamirije yuko uzahora waka ku gicaniro. None umuriro ku gicaniro uraka cyangwa warazimye. Ni ikibazo. Ikindi kintu umuntu yakoza kugira ngo dusobanure, wavuze ngo hari ukuntu ngo umuntu nazajya atera undi nda, bazajya bahuza ngo kugira ngo bahagarike, ahubwo babashyingire. Ese ushobora kudukira mu rujo, hari ukuntu umuntu atera undi nda, njya mbibona, ariko ugasanga reba ntibanakundanaga, bazabashyingira ku ngufu, bazabubatse umuryango nyarwanda, si za ngo z'amakimbirane bazaba bari kurema.
kubera ko burya biruhije kureba mu mutima w'umwana w'umuntu icyo atekereza. yego Buriya abakobwa bajya bakunda kugwa mu mporero mu buryo bo batazi. Abasore bakunda kubabwira ngo barabakunze ariko mu by'ukuri batabakunze. yego None se ukunda wamukoresha icyaha? oya Ukunda ntabwo wamukoresha icyaha. Ahubwo wamubwira ati nubwo turi abakene shaka icyese ebyiri nanjye shaka ebyiri dushake n'abantu badushyigikire dukore ubukwe. yego Aho rero biba bigaragara yuko nimba umuntu asambanye kandi umunyacyaha umugabane urazwi. Ntabwo wakunda umuntu ngo umushore mu cyaha. yego Aho ngaho rero niba mubwira ati wowe dore umuntu wamuteye inda ashobora kubyanga cyangwa se akanabyemera, ubwo aho ngaho nawe urumva umuryango bazaba bubatse. Umwuka w'Imana aba yakimuriho, ntamubwira ati dore wakoze icyaha ihane ubane n'uwo wateye inda. Aho biba bikomeye yuko umuntu umukozi w'Imana ashobora gufasha ba bantu akabahuza bakabasha kubyemera cyangwa se bakubaka urugo rukaguma ku mugani w'abarundi. Dushobora kubakwa ejo rukaba rwasenyutse. yego Aho biba bikomeye. iyo wahanuraga uvuga ubutumwa butambutse avuga ko bizaba, ese bizaba ryari? Umwuka w'Imana hari igihe yerekana igihe runaka gifatika. Ukaba wavuga ngo ni mu kwezi, ni mu myaka cyangwa se ni mu cyo. Ariko njye mu masezerano yanjye n'Imana nayisabye ko itazigera mu buhanuzi bumwe buryama bukamara imyaka 3 bukamara 5. Mu mateka yanjye mpanura abona hanuriye ibyo nabahanuriye byose byarabaye. Ntago rero navuga ku iyi kamera ngo yambwiye umunsi bizabera itabimbwiye. Igihe icyo nasabye nicyo, ibyo mpanuye Imana igiye bishyigikira bikaba kandi mu gihe kitari kinini bikaba mu gihe gitoya. yego Ntabwo igihe rero yakimaye ngo mvuge amezi cyangwa se umwaka. Icyo nzi nuko bizaba kandi ntabwo bitinze. urakoze cyane. turigana ku musozo w'ikiganiro cyacu, ariko mu butumwa wagiye utambutsa werekanaga yuko ADPR yasubiye inyuma, ariko nanone ugatanga isobanuro. Abantu kenshi bavuga ko ibibazo biri muri ADPR, intambara ziri muri ADPR, amakimbirane ari muri ADPR, umwiryane muri ADPR, abantu benshi wahoraga bumva ko bavuga ngo umuvugizi wa ADPR niwe uzanye ibibazo. Bwana Ndayizeye Isayi, ibibazo byose biri mu itorero niwe uri kubizana, niwe uteje akaga. Ugasanga sosiyete abakristo ugasanga ntibamwakira neza. Ariko mu butumwa utambukije wavuze ngo ikibazo ntago ari umushumba mukuru, ahubwo ikibazo n'abanyetorero bose. Ntago ari Ndayizeye ikibazo si Ndayizeye. Aha ngaho cyo gitambukiye kibaye ukuri. Yego, nkibaza noneho icyo twamaje kumenya yuko ikibazo ni umukristo wese agifitemo uruhare. Ubwo habaye kutaba amaso rwa rukungu rurinjira. Ariko se ibyo washiye kuvuga ikibazo muri no minsi mu bakirisitu, mu makorari, mu baririmbyi, mu bahanuzi byavuga yuko induru iri muri ADPR, urusaku, guhangana, kudahuza, imvururu zose ari umuvugizi wa ADPR Pastor Ndayizeye Isayi ko ari ubiteje, ko ari uteje akaga mu itorero. ADPR Isayi ataraza, ADPR yari imeze neza. Isayi ataraza twari duhuje, Isayi ataraza abahanuzi barahanuraga. Ariko mu byo uvuze wavuze ngo ikibazo ntago ari umuvugizi wa ADPR, ikibazo n'abanyetorero bose. Urongera uravuga ngo Imana ije guhangana n'abahanuzi banje guhanura bitwaje ngo bababujije guhanura. Banga kuburira abantu nyama nta muntu wababujije. Ariko uyu munsi aravuga ngo ADPR yanze abahanuzi, igihugu cyanze abahanuzi, ariko wavuze ngo nta muntu wabujije abantu guhanura. Ibyo tubyihorere, byasobanutse ko ikibazo ari umukristo wese wa ADPR waba waragiteje wese agifitemo uruhare. Ariko ndagira ngo utubwire muri kano kantu tutarasoza mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, ese ni iyihe nsinzi, ni uwuhe muti? Twumvishe ko ibikomeye byamaze kwinjira, ariko hari n'ibitarinjira kandi tutabaye maso byaza. Ni iyihe nsinzi twakoresha kugira ngo iki kibi kitaza mu itorero cyangwa se n'icyagezemo kibasha gusohoka? Umukristo wese wa ADPR, umupasiteri, umushumba, umudiyakoni, umuririmbyi, umukristo usanzwe akora iki uyu munsi? Bibiliya iravuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana. Duciye bugufi, duhereye mu bashumba, tutarebye amatitire, tukamanuka tukagera mu bakristo. Yego, tugaca bugufi tukareka icyubahiro, igisubizo cyaboneka. Ariko kuvuga ngo Ndayizeye, kuvuga ngo Isayi n'abandi bantu nk'abo ngabo, ibyo ngibyo nta kintu bishobora kuba byamara. Kuko nimba ari umuvugizi w'itorero, ntago
akora umurimo wenyine awukorana n'abandi, yego kuko burya umwami agira abamugaragiye n'abamugira inama. Uriya ntago ashuma igitorero wenyine, ahubwo bose bari mu kirere. Reka nkoreshe iryo jambo, bose bari hejuru. Twemera guca bugufi nibwo igisubizo kizaboneka. Iyo turebye muri Bibiliya tugenda tubona bagiye baca bugufi, ba Yona n'abandi, kubera ko baciye bugufi Imana igahindura iki ibihano ikabikuraho. Muri ADPR nibemera guca bugufi, icyubahiro bakakireka, bakabishishikariza abo bashinzwe kuyobora, itorero ryasubira ku murongo watyo ryahoze, bakirukana icyaha, bakarwanya ubutinganyi, bakarwanya ubusinzi, icyitwa icyaha cyose kikavamo, Mwuka Wera bakamureka agakora. Ntuhanure ngo bagukomange ngumva ngo cicika, ngo wowe ngurahanura gute, nguhanurira muri Bibiliya gusa. Aho ngaho igisubizo cyaboneka. Ariko bidakunze ngo bahere mu bayobozi hejuru, babiganireho, bace bugufi, bemere bayoborwe na Bibiliya, nta na kimwe wakuyemo ngo, kuko nta kiri muri Bibiliya cyo gutabwa. Yego. Bibiliya ibereye kugira ngo tuyobore. Ese basanze Mwuka Wera abayobya cyangwa arabayobora mu nzira? Kuki imyaka yatambutse yose Mwuka Wera yarayoboye itorero bikaba byiza nk'uko babivuga, kuki uyu munsi bumva ko Mwuka Wera atakiri ngombwa? Ubona biterwa n'iki nk'umuhanuzi, umukozi w'Imana cyane cyane wanaribayemo igihe kinini cyane n'ubushobora kuburirimo? Ntago nyiririmo, narivuyemo. Kuko yewe mu buryo bwanjye sinyangira ikintu kimeze nk'agahato. Shaka umuntu agire kwigenga, agire demokarasi mu buryo bw'umubiri no mu buryo bw'umwuka. Ntago giye wamfata ngo mfundikirane ushyire mu kibindi ngo nincece ku nkomange ngo nceceke. Abakozi b'Imana rero nibemera mu guca bugufi nta kindi bazakora, bazasenga, basaba Imana imbabazi. Nibasaba Imana imbabazi, imbabazi z'Imana zirahari, izababarira. Basubize Mwuka Wera mu mwanya, Mwuka Wera akora imirimo, bihana ibyaha. Ikibazo ni ukwikakaza tukerekana ko dukomeye bitewe n'abo turibo. Nituva mu cyubahiro tugasenga Imana, tugaca bugufi, tukemera ibyaha byacu, itorero ryasubira ku murongo. Icyaha barakizi, ntago twaje kubigisha. Bamwe baturushije no mu myaka, mu burambe mu myaka, mu itorero. Ntago uyu munsi wa none icyaha cyinjiye mu itorero rya ADPR kubera ko ari abaswa. Cyo ngisubiremo, ntago ari abaswa, ni abahanga. Kandi Satani nta muntu atinya kurasa umwambi. Biravuga ngo ntago turageraho umwanzi atarasa umwambi. Bibeshya ariko bagezeho Satani atabarasa, ariko ntago ari byo, kuko dore yabarashe byagaragaye. Bagiye guhabwa uburenganzira, bambara uko bashaka, bakora ibyo bashaka nk'abandi bose. Urumva itorero babaye nk'aho bashyize ku isoko riri mu ipiganwa, wahagenda ukaregura rwose uyu munsi wa none. Asa n'abarigurishije. Yego. Ku Mwuka Wera nimba atagikora, gusa urumva rihari guteza uko. Ako wenda ibyo byose ndaracyari amahirwe ko hari ibintu byakosoka. Cyakosoka, ariko mw'iyo nzira yo guca bugufi nta yindi nzira, no guca bugufi. Bigaragara ko umudayimoni ufite imbaraga nta kindi kimukuramo, no guca bugufi ugasenga ukiriza ubusa. Nibwo Imana ikora ibitangaza, nibwo Imana yongeye kugaruka ikabona uburyo witanze wabaye hafi yawe. Muri ibyo 50 yavuze ngo muze mwenyine twihererane mu nsangano hatari abantu. Ni ukuvuga ngo usanze Imana ahantu hatari mu rusaku, ukemera ibyaha byawe ugaca bugufi, utahana igisubizo. Yego. Urakoze cyane kuri message utanze, kandi ni message numvishe ireba buri muntu wese, buri munyarwanda wese, buri mukristo wese w'itorero rya ADPR. Sije ko naho ukomoje ku yandi matorero ho gatoya, ndakeka buri wese urumva kino kiganiro ari bwibonemo. Arimo agomba kwisangamo kuba Imana yambwiye ADPR buri Imana irafuha. Imana buriya ntimuzagira ikibazo ngo mubone ngo abahanuzi bose baraza bavuga ADPR, muvuge se bavangiwe, basaze, byagenze gute. Nanjye nibyo nibazaga mu kanwa kubyibaza, kubera iki ADPR buri munsi ari Imana gutuma ubutumwa buri munsi. Uretse yabyibaza, ariko buriya twebwe hari ubutunzi itorero rya ADPR. Ubutunzi Imana yabitse muri ADPR nuko bemeye kuyikorera
no kugendana nayo. Yego. Buriya ni ubutunzi bwa Kristo. bukomeye. None rero ntabwo Imana yabona intama imwe itakaye ngo yireke. Nimba ari itorero ritakaye, kadukoresha iyo mvuga ko risigaye inyuma, ryari imbere, Imana igomba kugira ifuhe. Buriya n'uburakari bw'Imana nta kindi kibitera. Kuko abahanuzi ntago baziranye, ntago abahanuzi baba batumanyeho, ahubwo baza kuvuga iby'Imana yababwiye, bishatse kuvuga ngo ni Imana iba yafuhiye umurimo wayo, kubera ko hari aho wari ugeze none ukaba usubiye hasi. Yego. Nicyo gituma abahanuzi baza ari benshi bavuga ku itorero rye. Buriya ni njyewe uri kundanyirira nambabaza cyane, shingiye ku byo tugeze tuganira tuvuga ati ese ubuhamya iki, ubuhamya bwanjye bwo muri ADEPR, imirimo ifatika yakoze ku buzima bwanjye, itorero rya ADEPR naho ibikorwa byabereyemo byiza byerekeranye n'uburyo bw'ivugabutumwa n'uburyo bw'imirimo n'ibitangaza nkiribamo, ni ibintu biri hejuru cyane. Ni ubuhamya bukomeye, nahaboneye Imana mu buryo bukomeye. Mu buryo bukomeye Imana igira ingoro ibikomeye, ikankiza ibigaragara nk'ibikomeye. Nimba Imana igukijije uburwayi wari urwaye, ni urugero, yenda bavuga ati yenda uzakizwa n'amafaranga runaka, miliyoni runaka, ntuzifite n'urugero, ukizera ugakira, wavanga iyo torero ntabwo ryari itorero ry'umwuka, waringanya iki suba? Nanjye ubona mvuga ibi ngibi, nanjye ubwanjye mba mbabaye, kuko uyu munsi wa none mbivugiye no kuri iyi kamera, mu matorero nzi mu gihugu cy'u Rwanda, nta torero nigeze numva biri ku mutima wanjye nka ADEPR. Nanjye ubwanjye ndababaye. Niho nabatirijwe, niho namenyeye Yesu. Ariko kugira ngo Yesu agukorere igitangaza ukinjira mu itorero utaramaramo n'amezi n'atatu, ni ahantu Yesu akorera cyane, ni ahantu Yesu yakunze cyane. Buriya niyo mpamvu ubona abahanuzi baza bavuga ADEPR ntabwo bayanga, baba batumwe n'Imana. Ahubwo ikibazo ni uko Imana idutuma, abidutumyeho ntibasubize itorero ku murongo ryabuzima. Yenda wowe ntabwo uri mukuru cyane, ariko uri mukuru, ariko nturi mukuru cyane. Uzabaze nko mu myaka yatambutse ya kera, uburyo ryari itorero rikomeye cyane, abantu bose bisangamo kandi bagakira indwara, ibitangaza bigakoreka. Ntabwo umunsi ndabona itorero rimeze nka ADEPR, navuga ngo ibitangaza bikoreka nk'uko byakoreka muri ADEPR, ngo mvuge ngo uyu munsi ni iringiri mbe nari guhamiza, ntabyo ndabona. Hari ijambo Yesu bigize kumubaza, bari kumubaza nimba abigishwa be, uri umupasiteri urabizi, bamubaza ati ko wabibye imbuto nziza, none tukaba turi kubona harimo urundi rukungu rwajemo rute, ati watwemera tukaruranduza? Nyine bari kwibaza bati ni umwanzi wahengereye basinziye, araza abiba rwa rukungu. Aho iki kibazo kiri mu itorero rya ADEPR, hari akantu wavuze numva ashaka gutinda, wavuze ngo ikibazo si uyu nguyu, ikibazo ni abanyetorero, si abantu cyane cyane b'abahanuzi. Gutyo uko abahanuzi ni abantu bareberera umurimo cyane kuruta uko umushumba yareba muri, sinzi niba ariko bimeze. Aho si intege nkeya z'abakozi b'Imana zabonetse kugira ngo ibyo byose byinjire? Intege nkeya zabonetse mu itorero, abantu bamwe na bamwe tudashaka kumenya bagasinzira, ibyo byose bigatuma byinjira mu mukumbi w'Imana. Ubundi kugira ngo umwanzi yinjire ni uko uba utabaye maso. Iyo utabaye maso umwanzi arinjira. Buri itorero ryageze aho ngaho, nkurikije uko mbibona cyangwa mbyumva mu matwi yanjye, itorero rishinga imizi rirakomera mu gihugu, bumva ko ibyo bihagije byo gusenga igihe kinini, bigenda bidohoka bisiganwa n'abantu bo hasi. Ni nako kuri kandi buriya uzabaze nk'abashumba b'inshuti zawe, yego, wabaza atari ku mushumba, si ukukubaha ko no kugusuzugura. Ubu ushobora nk'iminsi ngahe yo kwiriza usengera itorero mu cyumweru, uzamubaza icyo kintu. Ubonye ko nabisetse. Uzamubaza icyo kintu, uzumve ko bazakubwira ngo umubare w'iminsi ashobora kwiriza ubusa asengera itorero. Azi ko itorero ririho, ryashinze imizi, rikomeye, nta kurinyeganyeza, byakemutse. Iki kibazo rwose cyuje bagitsinda baba bakeya. Intege nke zarinjiye, twizera ko twageze ahantu heza hakomeye kandi ntahabaho. Kuko iyi minsi kubona wa mugani umushumba wiyiriza biragoye.
ashaka gupanga amasenge cyokora abashumba bo mu ntara bacyasenga hari niko numvishe ngo bacyagira ibihe ariko biragoye nanone ikindi kibazo nabonye muri no minsi wenda ujya gusengera ahantu hatandukanye mu byumba no mu butayu kuba none umukirisitu ufite ikibazo ngo cy'umwuka wera none biragoye ubuze no gusengera abagore imodoka rwose mfite icyifuzo imana ndashaka kuzuza umwuka wera iminsi nanone biragoye dore ibintu bari gusengera barasengera kugira ngo bakire uburwayi nibara gukira uburwayi bakire inzara bubaka inzu babona ubutunzi urebye n'ibyo bitatu umuntu urwaye ntiyareka gusenga umuntu ushonje ntiyareka gusenga ukeneye gushinga urugo ntashobora kureka gusenga iyo ni imishinga iciriritse abantu bose bakeneye mu buzima bwabo yego ariko wamaze kugera ku ibyo ngibyo utarwaye utagize gute uyu munsi icyo akeneye ni ukubaka etaje no kugura vewiti ndetse n'amato yanayagura rwose akamera nk'abandi bose umwuka wera turanze turamujugunye uzi umwuka wera muzahura twahaye satani ibitugu umwuka wera muzahurira Yesu ariko uzi ko umwuka wera ariyo mpamvu watumaga satani atinya itorero byari umwuka wera kuko abakozi bagiye bavuga ngo umwuka rotsa yose ni ukuvuga rero ngo uyu munsi wa none igikenewe ni uguca bugufi abantu bagasenga imana kuko imana ntaho yagiye uko yari iri ni kwera n'uyu munsi iri ntabwo ijya ihinduka reka tugushimire cyane noneho ku kiganiro cyiza uduhaye abantu nibace bugufi bongere basenge kandi bongere bagire inyota n'inzara byo gushaka umwuka wera no guca bugufi niko kuri nibaca bugufi n'ibindi bizatungana ikibazo ni icyubahiro kandi icyubahiro ni icy'Imana twe tugomba guhabwa icyacu nk'abantu ariko mbona bashaka n'icy'Imana kukitwara ubwo se mwuka wera azabagihuriye birababaje abantu ntibagikoreka babaye abantu badasanzwe Imana itugirire neza Imana itubabarire si byose ko bimeze se oya nibyo ni ukwihana Imana nibyo ni ukwihana Imana ikatubabarira Imana itubabarire dusubize ku rufatiro kandi dutereka igomba aho tuboneka twishimira reka tugushimire kandi tugusabire umugisha kuri message utambukije ku kiganiro cyiza uduhaye n'ibisobanuro bimwe na bimwe byaherekeje iyo message ye byose hari byagiye bisobanuka ariko kandi birashoboka yuko hari umuntu hejuru y'ibi ngibi wakumva adasobanukiwe kandi cyangwa se wavuga ati njye niki nakora kubw'ubutumwa nkora iki ashaka kugisha inama ndashaka ko tuguha umwanya hari icyo wongera ku butumwa watambukije ukacyongeraho wamara kucyongeraho ugatanga nimero za telefone kugira ngo wagize ukwifuza kukuvugisha akuvugishe ariko kandi nurangiza udusengere Imana mu gusenga Imana urazamura cyane n'itoro rya DPR kuko ngo tubwiye nawe urarikunda kandi Imana ntabwo yaguha message yaje izi kutarikunda ntabwo bishoboka reka tugusabe rero nimba ari cyo wakongera kuri message kutumwa Imana yaguhaye gutambutsa ubyongereho numara kubyongeraho utange nimero za telefone unasenga Imana Bibiliya iravuga ngo naho ibyaha byatukura tukutuku byahinduka umweru bigasa na shirenge bishaka kuvuga yuko imbabazi z'Imana zigihari abantu rero nibasaba imbabazi Imana izazibaha kuko buriya imbabazi zitangira muri Yesu kandi Yesu arahari icyo cyatumye ajya ku musaraba abantu rero bumva yuko baremerewe n'ibyaha abantu bumva ko bavunitse mu mutima babuze amahoro basenga Imana ibagiriye neza kuko Imana irahari yego reka dutange nomero za telefone nimero ya telefone ni 07 93 854 212 ndasubiramo 07 93 854 212 reka dusenga Imana yego Mana nyir'ubutware Mana nyir'icyubahiro turagushimye kandi tugushimiye kuri Imana y'ubutware n'ubushobozi uri Imana ikora ibyo abantu batabasha gukora aka kanya message itambutse si yanjye ubwo niwe wantumye kugira ngo nyivuge nyibwire ba nyirayo nyibwire abanyarwanda abana abaza kumvira ijambo rizagiraho ribavana naho ribageza kandi rizahindura imitima yabo aka kanya rero nsengeye itorero unyoherejemo kugira ngo mvuge iyi message kuko iri torero ni itorero ryari ry'umwuka ryari itorero
ryafashije imitima ya benshi, abantu benshi bavukiyemo bwa kabiri, abantu benshi bahembukiyemo. Ndarisengeye, ndisabiye imbaraga, ndisabiye ubutsinzi, ndisabiye kugira ngo ryongere gusubira ku rufatiro rwa kera. Imbaraga zose z'umwanzi, umwanzi yagabyemo ibitero, agateramo ubusambanyi, agateramo ubusinzi, agateramo amacakubiri, agateramo ubugome, agateramo ikibi. Izo mbaraga zose n'ibyo bitero by'umwanzi ndabisenye mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'abazimu zita agaciro itorero ryawe narisengeye Mana, uhereye ku mushumba mukuru waryo w'itorero, ukagera ku boroheje, ukagera ku badiyakoni, ukagera ku baririmbyi, ukagera ku bakristo, ukagera ku bana bato. Ndasenze nk'uko ijambo ryawe rivuga ngo umwuka wera ahora igihe cyose akomanga ashaka kugira ngo abantu babashe kwinjira. Uyu munsi wa none rero abantu basubire ku rufatiro, mwuka wera yongere kubagenderera, mwuka wera yongere kuba mu mitima y'itorero rya ADEPR, kandi abayobozi baho ndabasengeye kugira ngo bace bugufi. Icyubahiro ni icy'Imana, natwe abana b'abantu dukwiye icyubahiro cyacu, ariko icyubahiro cy'Imana kizahora ari icy'Imana iteka ryose. Ndasabye kugira ngo rero ubavugurure, ubavugutire, wature inkamba zibavemo, bahinduke ibikoresho bizima kandi byera bishimira, igaragaze nk'Imana. Tuzagushima mu gihe tuzumva ko waciye bugufi, tuzumva ko wakoze imirimo, tuzumva ko imigambi y'umwanzi yaburijwemo, tuzumva yuko bamaze kwivugurura. Itorero wongeye uyu munsi wa none kongera kuryinjiramo, bongeye gufungura amarembo, umwuka wera agakora, bongeye gufungura amarembo, umuhanuzi agahanura, bongeye gufungura amarembo, bakirukana ibyaha, bongeye gushyira abakumirizi, bongeye kwiriza ubusa kubw'ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Tugire neza Yesu, uyu munsi wa none ugire neza abanyarwanda, ugire neza abenegihugu, ugire neza abakuru b'igihugu cyacu, ugire neza inzego zose z'ubuyobozi, ugire neza abashumba n'abakristo bose muri rusange. Amadini n'amatorero ntabasha kurondora kuri kamera, abo bose bamenye Kristo, bakamenya ko abatura umuntu agatanga ubuzima bwiza. Abo bose bagire neza, basubize ku rufatiro, umwuka wera abe kuri bo, kandi umwuka wera aganze mu gihugu cy'u Rwanda, icyubahiro cy'Imana iteka ryose. Amen. Amen. Reka tugushimire wowe waruteze amatwi kino kiganiro, kandi tuguse kugira ngo ukurikire kino kiganiro cyose ukirangize, kandi muhamagara umukozi w'Imana muvugishe, abagira inama, abasengere, kandi byose biragenda neza. Ibiganiro byacu ku Musaraba TV nakagaruka. Ciao ciao.